Bakunzi ba Melite Advisor 250 ndabashoje. Uyu munsi nabazaniye ikiganiro kirebana n'uburyo wakororamo inkoko. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Dore uko wakora ibiryo by'inkoko kandi byizewe. Mworozi, ibi birakureba. Bari byo ukurikiza kugira ngo ubashe kugabanya ibiciro by'ibiryo, kuko iyo uguze mu nganda biraguhenda kandi ushobora kuba wariyejereje ibigori byawe. Ibiryo rero biri mu bwoko butandukanye, harimo ibiryo by'imishwi, ibiryo by'ibirwano, ibiryo by'inkoko zitera ndetse n'ibiryo by'inkoko z'inyama. Tugiye kureba rero ibiryo by'ibirwano ndetse n'ibiryo by'inkoko z'inyama, kuko ni nazo nkoko zigira umusaruro cyane. Babandi bagurisha mu mahoteli, babandi bagurisha za zindi z'imishwi zimaze kuba ibirwano bagiye korora, hari abadashobora kuzitangiza. Ibyo rero nibyo tugiye kureba, uburyo wakora ibiryo by'inkoko z'ibirwano cyangwa se by'inkoko z'inyama. Icya mbere na mbere rero ugomba kuba ufite umunzani. Umunzani wawe ubara neza, ukora neza. Ibyo ni byo bya mbere usabwa. Icya kabiri, ubu tugiye gukora ibiryo by'inkoko ibiro 100 bivanze. Icya mbere ugomba kuba ufite soya ibiro 10. Ukaba ufite icyo twita buranda cyangwa se ibigori. Hari uwabikoresha ari ibigori, hari n'ubikoresha ari buranda cyangwa bya bisigarizwa bakoboye akawunga. Ibiro 60. Tugiye kubivanga mu mufuka w'ibiro 100 by'ibiryo by'inkoko. Ikindi turi bukenere kuvangamo harimo indagara, bya bisigarizwa by'indagara, bya bindi hariya baba bacuruza indagara, nibyo tugiye gufata. Dufatemo ibiro 8 byo kuvangira mwa bya bindi twabanje kuvuga. Turakeneramo ibihwagari nanone. Ibihwagari nabyo turakenera ibiro 10. Turongera dukenere kandi kuvanga kokiye. Kokiye ni amavitamine cyangwa se ni bimwe mu bigize ibiryo by'inkoko mu mafarumasi n'ahantu bagiye bacuruza ibiryo by'inkoko bakunda kuvangira ibihari. Turongera dukenere noneho umunyu. Uyu munyu usanzwe duteka, turi bukenere grama 300. Nyuma yaho turi bukenere ishwagara grama 300. Dukenere multivitamine, kugira ngo ibi bintu multivitamine ndetse n'ishwagara bituma inkoko yawe isa neza. Gatuma inkoko yawe uyireba ukabona ifite igihagararo, uyireba ukabona irakomeye, ukabona uruhu rwayo ruratoshye. Izo multivitamine rero nashatse gukoresha iyitwa Primex. Primex ni amavitamine arimo ubwoko bwinshi, ariko kenshi niyo akunda kuvangirwa mu biryo by'inkoko. Aho rero naho tuzakeneraho grama 300. Ikindi tuzakenera shitingi isa neza. Niturangiza bya biryo byacu niho turi bubivangire. Niturangiza kubivanga biraba bisa bitya. Shitingi yawe isa neza, niturangiza kubivanga biraba bisa bitya. Noneho sindi bubatindire, gusa hari abazi byinshi, gusa ngiye ndabasaba subscribe. Murayikora, ushobora gusubscribinga, ushobora gusharinga, ushobora gukomentinga,
muri bubisange kuri Military Advisor 250. Aha ngaha niho muzajya mubonera amakuru menshi ajyanye n'ubworozi, ajyanye n'ubuhinzi, ajyanye n'ubujyanama butandukanye. Gusa icyo mbasaba ni subscribe kandi musharinge kugira ngo mujye mubonera amakuru ku gihe, mujye mubonera inama zubaka zikeneye ko watera imbere, bigufasha byinshi kuko turahari kugira ngo tubafashe gutegura neza ndetse no kuzamura ejo hazaza tugendeye ku bintu ufite iwawe. Murakoze kandi ikindi ushobora wahamagara kuri ino nimero mubona kuri screen yanyu. Iyi nimero ushobora kuyihamagaraho ku kibazo ushaka kutubaza cyangwa se n'igitekerezo. Hari inyunganizi mushobora kuduha, ibyo byose nibyo bizagaragaza ko dufite akamaro mu byo turi gukora, dufite inama turi gutanga, hari aho ziri gukura abantu n'aho ziri kubageza. Ndabasabye rero reka mbashimire, Imana ibahe umugisha, tuze guhura mu yandi mavideo agiye atandukanye. Mbararikiye kubana nanjye muri gahunda twabateguriye kuri Military Advisor 250. Ibi nibyo tubafitiye. Murakoze.